Reka nongere nkwifurize amahoro n'imigisha bituruka ku mwami Imana. Yesu ashimwe cyane. Abandi reka ngira uti Yesu akuzwe wa Salamariko. Ndabiyegereje muri uyu mwanya. Ni umwanya ngira ngo tuganire, twongere twubake umuryango nyarwanda. Murabizi ko intego yacu igamije kubaka ubumwe, kubaka abanyarwanda, kubaka urugo ruzima ruzira amakimbirane, ruzira amakemwa hagati y'abantu babiri Imana yahuje, ndavuga umugabo, ndavuga umugore. Hanyuma kandi twigisha no ku rubyiruko, burya ibi biganiro mubyumvise mwese byajya bibafasha ndetse bikazabafasha guhitamo ahazaza hanyu heza, ahazaza hanyu h'umuryango wifuza. Hanyuma tugiye kurebera hamwe ibintu bikomeye, ni ibintu bikomeye bishyika kuri 5 ugomba kwirinda. Ngiye kukwereka inshuti 5 mugomba kwirinda mu rugo rwanyu. Izo nshuti 5 nizo tugiye kurebera hamwe. Murabizi neza ko Imana niyo yatangije umuryango, rero ariko uyu muryango ukwiye kubungwabungwa mu buryo bukomeye. Niyo mpamvu ngiye kukubwira ibi bintu kari 5. Bizirikane, wumve iyi video kurinda uyisoje, nibwo uza gusobanukirwa neza ibi bintu kari 5 bikomeye. Izi nshuti kare 5 ni ibintu by'ingenzi ko umenya ibi bintu. Hanyuma niba ari ubwa mbere uje kwisheni Ururembo TV, nguhereje ikaze kandi nkwifurije amahoro n'imigisha bituruka ku Mana, ngusaba ko iyi sheni muyizamure igere kuri benshi. Hanyuma uko ukora subscribe, burya uzaba uduteye inkunga. Kandi ntureke gukanda like ahantu hari ishusho y'igishushanyo cy'igikumwe, ahantu hari igikumwe kanda like rwose, duhe like yawe irakenewe. Hanyuma nushaka usharinge ku nshuti zawe, abantu bana mu magurupe atandukanye. Ibintu birakomeza kugenda neza. Commentaire yawe ntuze kuyireka, icyo dushobora kongeramo. Rero uyu munsi turaganira ku ngingo ikomeye cyane mu buzima bw'urugo, ukundana no kubahana hagati y'umugabo n'umugore. Ariko noneho turareba inshuti 5 zishobora gusenya urugo mu buryo budasobanutse. Inshuti 5 zishobora gusenya urugo mu buryo bugutunguye nawe, kandi ibi bintu utabyitayeho mu by'ukuri urugo rwawe rwasenyuka. Rero urugo si ikintu cyoroshye nk'uko twagiye tubireba. Urugo si ishyingirwa gusa, rwubakwa buri munsi. Urugo ntago ari ugushyingirwa, urugo ntago ari ukujya kwa padiri, urugo si ukujya kwa pastor runaka cyangwa kwa shehe, ahubwo urugo ni iki. Banza usobanukirwe urugo wamaze gushinga, ko wamaze guhitamo uwo mwashakanye, ndetse mukaba mwaragiye kwa padiri, kwa pastoro, ndetse kwa shehe, kubabyemera gutyo bitewe n'amahitamo y'imyemerere yawe. Ubundi urugo ntabwo rurangirira muri ya muhango gusa wo kwa padiri cyangwa kwa pasiteri, kwa shehe, cyangwa se kwa gitifu w'umurenge, ku munyamabanga nshingwabikorwa. Urugo ntabwo ariho rurangirira, urugo ni buri munsi. Kubera icyo urugo ari buri munsi, buri munsi havuka bimwe, haza bimwe, hakaza ibindi. Bibiliya rero nayo buriya mu gice cya mbere, ikintu cya mbere Bibiliya iri kwigisha iki? Bibiliya iri kwereka neza ko umugabo agomba gukunda umugore we, ariko umugore nawe agomba kubaha umugabo we. Ibi ngibi ni win-win, buri wese atanga uruhare rwe muri wa muryango. Rero urugo rutagira urukundo n'icyubahiro rusa n'inzu idafite urufatiro. Urumva iki kintu? Urugo rutagira urukundo rusa n'inzu ishaje idafite urufatiro. Iki ni ikintu gikomeye. Rero ibintu mugomba gukora ni ibihe? Ibintu mugomba gukora, mugomba kuganira mutuje, buri wese akumva ibitekerezo by'undi. Mwirinde amagambo asesereza. Mu rugo mugomba kurangwa n'ibi bintu. Mugomba kujya muganira mutuje, mwubahana mu bitekerezo byanyu, hanyuma ukumva igitekerezo cya mugenzi wawe. Kandi mugomba kujya mwirinda amagambo asesereza. Igice rero cya kabiri ni igice nacyo gikomeye.
Igice cya kabiri, izi inshuti kare eshanu nizo ngiye kubabwira neza cyane. Mu gice cya mbere mbahaye ikintu cya mbere rero ugomba kumenya. Ugomba kumenya ni iki ngiki. Inshuti rero ihinyura urukundo rwanyu. Iyi nshuti, ikintu cya mbere ugomba kwirinda, inshuti ihinyura urukundo rwanyu. Iki ni ikintu cya mbere. Iyi nshuti iguha ibitekerezo bigusenya, igusunikira gucana inyuma cyangwa gutandukana, ibi ngibi, iyi ni inshuti mbi. Inshuti yawe iragusunikira kugusenya gusa, igusunikira guca inyuma y'uwo mwashakanye, ibi ngibi agusunikira kugutandukana. Iyi si inshuti nziza. Ibi ngibi ubyumve neza. Irinde rero umuntu uhora agukangurira inzangano kuri mugenzi wawe. Uyu nguyu mwirinde. Inshuti ya kabiri ugomba kwirinda ni inshuti ivuga ibanga ry'urugo rwayo. Inshuti yawe wari uyizeye, urayiganiriza ibyanyu. Ubundi ubwa mbere y'uko uyiganiriza wamaze gukora ikosa. Banza usobanukirwe neza. Rero nta banga ry'urugo rigomba kujya ku bandi. Niyo mpamvu iyo nshuti burya nubwo wayibibwiye byagucitse ukayibibwira nk'umuntu wari wizeye, cyangwa se nk'umuntu wari wabonaniwe kwakira ibya mugenzi wawe ukabigishaho inama undi, ariko iyo nshuti ugasanga bya bintu uyibwiye by'urugo rwanyu irabivuze. Iyo ngiyo nayo nta nshuti irimo. Iyi nshuti ya gatatu ugomba kwirinda burundu, inshuti igushyira mu byaha. Iyi nshuti yo igushyira mu byaha, igukururira kujya mu byaha, yo yirinde burundu. Ihereye aka kanya, tute suite, yihereye aka kanya inshuti igukururira mu byaha. Iyi ni inshuti igusunikira mu busambanyi, mu kunywa inzoga, ndetse ugasayisha ukanywa nyinshi, n'ibindi bikorwa bisenya umubano wawe n'uwo mwashakanye. Ntabwo rero inshuti ntabwo ari inshuti, ahubwo ni umwanzi wihishe, ni umwanzi ukwihishe ariko utaruzi, kubera yuko usanga ari kugusunikira muri ibi bintu byo guca inyuma uwo mwashakanye. Iyi ni inshuti mbi cyane. Yirinde ubuzima bwawe mu buryo bukomeye. Rero indi nshuti ya kane ugomba kwirinda uhereye aka kanya wumvise iki kiganiro, inshuti iguca intege mu rushako. Iyi ni inshuti buriya, iyi nayo ni indi nshuti iguca intege mu rushako. Ihora iguca intege, ihora igira iti wakwihanganira iki? Ibi ngibi wabyihanganira? Va muri uwo mugore, cyangwa se va muri uwo mugabo, va kuri uwo mugabo, va kuri uwo mugore. Ibi bintu igahora ikugira iyi nama. Niba ari cyo mupfuye na mugenzi wawe, ati uyu mugore ntukamwihanganire, muveho, wakwigendeye ubundi, uriya kumariye iki? Iyi ntabwo ari inshuti nziza. Ni inshuti rero isenya. Ni inshuti nziza ni yubaka, ntabwo ari isenya. Rero niba uyu muntu akubwira ngo uyu mugabo mureke, uyu ntabwo ari inshuti nziza. Uyu muntu ntabwo ari inshuti nziza. Icya gatanu gikomeye, kandi turi kugenda tugana ku musozo, inshuti itubaha uwo mwashakanye. Ni inshuti mufite nk'inshuti. Niba uri umugabo ufite inshuti ya mugenzi wawe w'umugabo cyangwa se umugore, ariko ntashobora kubaha umugore wawe, iyi nayo ntabwo ari inshuti nziza. Cyangwa se ni umugore ntabwo yubaha umugabo wawe, iyi nayo ntabwo ari inshuti nziza. Inshuti nziza niyubaha umugore wawe cyangwa se niyubaha umugabo wawe. Rero iyi nshuti nushaka, niba idahindutse, uyice ku buzima bwawe ku buryo bukomeye. Kubaka urugo rwawe ni ngombwa. Kubaha urugo rwawe ni ngombwa cyane ku nshuti mukundana. Nita kubaha ngo yubahe na mugenzi wawe, uyu ntabwo ari inshuti ikwiye kuba ku buzima bwawe. Ni ukuvuga iki rero? Turi kugana ku musozo. Izi nama ni izo kubaka, bafitiye rero inama zo kubaka urugo rukomeye. Jya uvugana n'uwo mwashakanye buri munsi. Ibi bintu nibyo tugiye gusorezaho inama y'ingenzi. Inama y'ingenzi, niba wari ufite izi nshuti uziciye ku buzima bwawe, ahubwo jya ukora ibi bintu kari bitanu.
jya uvugana n'uwo mwashakanye buri munsi. Icya kabiri, irinda amakimbirane adafite agaciro. Icya gatatu, jya usengera urugo rwawe. Icya kane, fata umwanya wo kumva mugenzi wawe. Icya gatanu, mugire intego imwe. Ibintu uko ari bitanu nubyubahiriza, izi nshuti ntabwo zizabasha kwinjira ku buzima bwawe. Rero dusoza, urugo rwiza ntirwubakwa n'amafaranga gusa, rwubakwa n'urukundo, ubwumvikane n'ubwubahane. Niba wubashye uwo mwashakanye, uzubaka urugo rukomeye cyane. Rero ibiganiro byacu byo kubaka umuryango nakagaruka, ariko ibi bintu uko ari bitanu ubizirikane. Izi nama zose wumviye mw'iki kiganiro ubizirikane, ubikomereho, kuko ni ibintu bishobora gushyitsa ahantu hakomeye kandi h'ingenzi. Rero ntubure gukanda subscribe, ntubure gukora like, share, commentaire yawe irakenewe. Shalom, shalom.